Yesu ashimwe cyane mwene data, ndagusuhuje kandi ndakwakiriye muri uyu mwanya wacu Youth Time Revival. Urubyiruko n'igihe cy'ububyutse. Urugendo rwacu turarukomeje, hari nta kindi dutumbiriye kandi dukomeza kwibwira ku manywa na nijoro uretse gutekereza ku bubyutse Imana ituzaniye kandi ikomeje kuvugana natwe. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana, aho Imana yifuje kuvugana natwe ngo Umwuka Wera iyaje ntago nshobora gusigara uko narindi. Umwuka Wera iyaje sinshobora gusigara uko ndi. Imana ishimwe cyane. Tumaze iminsi kandi tukomeje kugenda tuganira ku Mwuka Wera, twabonye byinshi ku Mwuka Wera. Reka twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe kandi uyu munsi. Luka igice cya mbere n'umurongo waho wa 35. Ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya mbere n'umurongo wa 35 hari amagambo meza avuze ngo marayika aramusubiza ati Umwuka Wera azakuzaho n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma Uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Tubonye ijambo ry'Imana kandi tubonye nanone inyito y'umunsi Imana yifuje kutumenyesha muri uyu munsi. Inyito yacu iravuga ngo Umwuka Wera iyo aje sinshobora gusigara uko ndi. Mwene data, mushiki wanjye, ni ngombwa ko twongera gutekereza ku Mwuka Wera kuko niwe moteur, kuko niwe mbaraga, haleluya, yo kudufasha kuguma mu by'akagakiza twahamagariwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Umwuka Wera tumaze iminsi tumureba kandi twibukiranye neza ko mu ntango, mu itangiriro ryo kuvuka k'ubukristo mu buzima bwawe, imirimo y'Umwuka Wera myinshi akora, harimo n'umurimo witwa ngo Umwuka Wera azatsinda ab'isi abemeza iby'ibyaha byabo. Ndagira nkubwira amakuru meza ngo uyu Mwuka Wera turi kuvuga ntago aje gukorera mu buzima bwawe kuko ukijijwe cyangwa se wamenye Imana cyangwa se usenga, wamenye gusoma Bibiliya no kwiyiriza ubusa n'ibindi bitandukanye, ahubwo yatangiye gukorera mu buzima bwawe ubwo yagutsindaga akakwemeza ko ukwiriye guhindukirira Kristo kandi ukamwizera. Imana ishimwe. Uwo niwo murimo wa mbere yakoze mu buzima bwawe, wo gutsinda umutima wawe. Imana ishimwe rero ko twongeye kubona noneho ijambo ritubwira ngo Umwuka Wera yaje ntabwo nshobora gusigara uko narindi. Ubwa mbere aza mu buzima bwawe, ndetse kandi ubwa mbere yatangiye gukorera mu buzima bwawe byeruye, yatsinze umutima wawe akwemeza guhinduka no guhindukira, kandi uhindukirira Imana. None rero ijambo riratubwiye ngo kandi yaje ntabwo nshobora gusigara uko narindi. Imana ishimwe ko tutasigaye uko twari turi, aho twahoze mu byaha, yaduhinduye akaduhereza ubutsinzi bw'ibyaha, tukemerera Kristo, akaba akomeje Kristo gutunganyiriza ubuzima bwacu kubweza no kugira ngo dukore dusohoze imigambi. Uyu munsi rero tubonye ijambo hariya mu butumwa bwiza bwa Luka riratubwiye ngo Umwuka Wera azakuzaho maze agutwikire. Reka twumvikane mwene data, umwe mu mirimo Umwuka Wera akora mu buzima bwanjye, mu buzima bwawe, nuko hari ibintu twahamagariwe kandi dusabwa kwizera, kandi ibintu twizera ntabwo ari ibintu tubona, ntabwo ari ibintu dufite mu biganza bifatika, ntabwo ari ibintu dutunze, ni ibintu tudafite mu buryo bufatika. Umuntu yizera ikintu kidahari, umuntu yizera ikintu atabona, umuntu yizera ikintu kidafitiye ibisobanuro, ariko umurimo w'Umwuka Wera, Yesu ashimwe cyane. Hano tubonye marayika abwiye Mariya ngo ni igihe marayika yabonekeye Mariya ari kumubwira ibyo kubyara Yesu n'ibindi bitandukanye, hanyuma Mariya nawe biramurenga, kwizera ibyo bintu biramusiga. Ndashaka twumva ukuntu Umwuka Wera yaje mu buzima bwacu. Ikintu Imana ishaka kuvugana natwe, adufasha gufata ibintu bidafatika mu buryo fiziki, ibintu bitumvikana mu buryo buri theory, ibintu bidafite ubusobanuro, hanyuma we Umwuka Wera akadufasha kubigirira ubusobanuro kandi duhagararaho kugera ku rwego twabipfira. Iyo niyo mitekerereze y'abambasaderi b'ububyutse. Nta kindi Imana iri gukora, nta kindi Imana iri gushaka ko tumenya, irashaka gukodinga imitwe yacu kugera ku rwego tugira imitekerereze imeze nk'uko Imana ishaka. Twasanze ububyutse ntabwo ari imiyaga,
izaza ngo ihuhe abantu ijye ibajyana hirya no hino. Oya, ni imitekerereze y'ubumana ikwiriye kwinjira muri twebwe, tugatekereza iby'Imana ishaka, tugatekereza ibintu biri ku rwego rw'ubumana, hanyuma tugakora imirimo koko igaragaza ubwo bumana bwicaye mu bana b'Imana. Hanyuma rero uyu mwuka wera Imana iri kutwereka kuri Mariya, ahawe isezerano riremereye rimurusha imbaraga. Imana irashaka ko aryizera, ariko ntabwo byemeraga, ntabwo byashobokaga ukuntu Mariya arumva ukuntu azasama inda, nta mugabo baryamanye, ariko ngo umwuka wera, haleluya, ngo azakuzaho agutwikire. Reka nkubwire mwene data, ububyutse turi kuvuga, kimwe mu bintu bizaba nuko abera b'Imana bongera gutwikirwa n'umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ukeneye gushyira muri logike yawe ngo wiyumvishe ukuntu imbaraga z'ububyutse zizakorera muri wowe. Ntabwo ibyo ngibyo bikeneye. Ntabwo ukeneye gushyira mu bwenge bwawe gutekereza ukuntu uzakorana n'Imana ibitangaza. Ntabwo byakwirwamo. Ntabwo ukeneye gushyira muri wowe ngo utekereze ukuntu karakita y'ubumana yagendera muri wowe. Ntabwo wabifata. Ariko Imana ishimwe ko umurimo w'umwuka wera ukomeye nuko adutwikira, nuko atuzaho akadutwikira, hanyuma tugahinduka ku rwego tubasha kuba uko Imana ishaka, ku rwego tubasha guhinduka tukinjira muri pozisiyo Imana ishaka. Reka nkubwire, umwuka wera akeneye kugutwikira. Yesu ashimwe. Umwuka wera yatwikiye Mariya Saminda. Bikeneye umwuka wera ngo amutwikire kugira ngo amwinjize, amubyare muri uko kwizera kuri ku rwego rurenze ubushobozi bwiwe. Reka nkubwire, ntago bigoye. Haleluya. Ntago biruhanije. Ububyutse burashoboka. Imbaraga z'umwuka wera zakorera muri wowe kandi bikemera. Yesu ashimwe cyane. Imirimo y'Imana yakoreka mu buzima bwawe bikemera. Ikintu kimwe twongeye kumenya kandi kigiye gutuma urugendo tururekera Imana, tukarushaho gukomeza kwizera Imana yaduhamagaye, nuko tumenye ko umwuka wera nadutwikira, umwuka wera nagutwikira, bya bindi byose ubona bigoye, bitumvikana, bidasobanutse kandi ubona bifunze, bizashoboka mu izina rya Yesu. Habwa umugisha, bishuriwe kumenya umurimo nanone ukomeye umwuka wera azadutwikira, atwinjize mu bushake bw'Imana. Umwuka wera dutwikire kandi dutangire kumenya umwuka wera, dukomeze kumuryoherwa no kumunezererwa, kandi uko turushaho kugira imbere niko turi kubona ko ububyutse burashoboka. Imana iguhe umugisha. Kristo Yesu umugenda neza. Your time revival. N'urubyiruko n'igihe cy'ububyutse, kandi ibi bintu nta muntu aza kuduhagarika, nta muntu aza kutwitambika imbere ngo atubuze gutekereza ibintu Imana ishaka ko dutekereza. Mwene data, nkuteye umwete wo gukomeza gutekereza ukuntu waba umwambasaderi w'ububyutse mwiza. Ububyutse, amasoko y'ububyutse mu rubyiruko Imana iri yahashize. Reka dukomeze gusenga no kuba maso, twizeye Imana yaduhamagaye. Ibyo yaduhamagariye no kubikora izabikora. Habwa umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.